I'm sorry. Mwarangiza zane nko ariko se mama kwe no ndanabyibone ubuse ntibigaragara no mu maso yanjye koko umwana umubuza amahoro umubuza uburenganzira ubuse aho nabeshaga ni ako se wire none mu maso yawe uri president w'igihugu uri ministre w'umuryango uri iki uri umudepite uvugira rubanda no mu maso yanjye ako wirimba baratwumvikane mama yewe ntabwo rwose ngiye nkunda kubaha abantu bakuru twubahane umva barumvire mu buzima bw'umuryango wanjye ndabigusabye rwose mbikuye ku mutima cyumve kimwe komereza inkwera akantu bakuzimaniye ubundi tubyihorere. Sister. Papa kuri nta kintu ufite cyo kumbwira. Ngiye narakurakariye cyane. Utinyuka amabanga yose twavuganye ugenda ubibwira umugore wawe. Ariko se nkubwiye ko atari ngiyewe wayimubwiye ntazi naho yabikunda. Ntabwo wabyemera. Utinyuke amaraso yawe umuvandimwe wawe unkubitisha inkoni zingana kuriya. Hejuru y'ibintu nakubwiye ujya kubibwira umugore wawe. Sister. Ubaho ibintu twabonye turi babiri nzi neza ko ari ibanga niko ngiye najya kwimenina hako wanyumvishije warakoze ubuvandimwe bwawe narabubonye simbizi sister we icyo nakora cyose ndamaraso yawe uramaraso yanjye amaraso yawe kubitisha kuriya ntabwo nanjye sinzi hano byavuye kandi nyumva ndakwinginga ndagira ngo nkumenyeshe ko ejo nzigendera ngo ndagira ngo nkumenyeshe ko ejo nzigendera nkakuvira mu rugo kuko nawe nakubonye. Alex hari mahitamo dufite kadushyira mu bikorwa umuntu tumupfunye tumuzinge neza tumutwaye nta nibyo tugiye kumushyingura ahubwo tumutegure kuko ntabwo dukoresha amasanduku turaje gushaka bya bishashi binini tuze kumushyiramo hanyuma ndakubwira igikurikira nta n'impamvu yindi kandi ibi byose tugomba kubikora vuba na bwango ku buryo ataza kujya mu iperereza rya polisi otherwise ntabwo utanga muri polisi kandi ntabwo wabacika. Tunanga polisi si wamukozeho sinshaka rero dusubiranamo hano kuko twese byateza ibyago kandi banagukatiye wowe ngiye ntacyo nakunguka niwe bafunga ahubwo wamukozeho ngo bapima autopsy si wamukozeho. Alex tubyihorere gisingize mukoraho gisinamukoze nyamara bizabizira aya makuru amutse agiye hanze tumuharitse kuko umuntu mukuru rero dushyira mu bikorwa byo twemeranyijwe umuntu tumushyingure uzasigara umwibuka. That's all. Sibyo? Ugira ubwoba n'umuntu wawe. Cyangwa ugiye kureba imyenda yari yambaye ipantaro. We va muri ibyo sha bya baby ntabwo ari byo turiho. Kore no mu rukuru buriri. Yibutso ntaho wajya. Nzagenda. Ntaho wajya. Kuko hano umfatira runini. Iyo ubimenya ntabwo barahubitisha. Erega ntabwo nzaho byavuye. None yarabyibwiye umugore wawe. Sinzi cyangwa wenda ntungu wenda asanga ari ntara kurugeye mu twumviriza. Cyeka niba uko byagenze. Ariko ntaho wajya kuko
ntabwo mfite kukubura hano kubera ko uri kumfasha byinshi. Urimo urafasha Queen kandi Queen ukamufasha gutuza mu byarimo. Kandi pesisi uri umuvandimwe mwiza. Iyo mba mwiza simba nkubitwe inkoni zingana gutya ntabwo basi ntabwo bizongera mbabarira. Icyo gukora nakikubwiye ko ejo nzigenda. Ntaho wajya. Nta nubwo wanabinkwa ntabwo wansiga muri mu runge nyine. Hako ndabona wagira ngo uzi ko ndi gukina. Ejo nzagenda nabikumenyesheje. Si witekerezaho neza. Dada please I beg you don't. Nyine wanyeretse ko ukunda umugore wawe cyane uragenda umubwira ibyo twavuze kirute. Ko sinkora iki koko? Ntiwaha agaciro mfite hano ntiwandeba ko ndi sister wawe ntiwareba ibyo nkorera ku ngiye ankubita inkoni zingana kuri ya hano hose naramugaye. Ejo nzigendera. Aho ubundi ngiye buriya sisi nuko nabuze aho mbihera. Ariko kumuharika namuharitse kera. Kuki? Bagira. Just wait. Ya turash. Daje. Yes, Queen. Aruri mu biki bituma utinda kuza kunyungura ku byo nshaka no gushaka ngo umujye. Kibazo Queen. Nuko nandi kwihuta bari bamuriye ku kazi. Cyane rwose. Sani nkora maritse. Cyane. Wow. Akira. Ntukajye umvuna mu mutwe ubundi ntiwumva se. None se ubundi kuki utigeze ubimbwira? Ariko ngo nabuze aho mbiherere gashiri wanjye. Bro nawe ntabwo ari sawa. Gute ukora ikintu nk'icyo ntumbwire. Erega buri kimwe cyose kigira igihe cyacyo. Wabera none umbwiye inkuru nta naho nzajya umbwiye inkuru awi niba wowe asibakose ntabwo uzagenda. Nkwemereye ko gusohokana. Niko se? Umva. Ariko umugabo. Kana aho iwacu ujye ubikigwari. Nari mbizi. Ubaye iki se kandi? Ibyo ni ikibazo. Ubaye iki? Ko turi guserebura ukaba uhindurije. Bro? Nisize kutazagenda. Umva ntaho nzajya rwose. Hano ugiye kunsohokana? Baguha icyo ushaka fagitire zaba umva nako uyu munsi iraba ari yanjye. Sankundi unezerewe rero. Mu buzima umbwiye ijambo ndavuga ngo wow. Ariko nese umuramukazi wanjye kutamunyeretse. Ka ubaye iki se kuyindurije? Uzi ko umuntu udatuje ubwo meze bite? Nakazi. Meze neza? Nakazi. Meze neza ariko. Meze neza. Noneho reka tugende rero. Sibyo? Ndashaka kuganira nawe ariko. Ndashaka kuganira nawe.
ese umujana narwo nashaka kuvugana nawe uravuze ngo umwanya nataye mva mu rugo nkazano upfuye busa Queen nyizera barampamagaye kandi n'inyungu zanjye nawe ndaza kubigusobanurira nyuma sibyo barampamagaye ku kazi nyizera sibyo Queen tugende nta kibazo Queen tugende sabaye iki barampamagaye ku kazi Queen baraguhamagaye sindiri kuguhamagara boss arampamagaye ari kuguhamagaza iki telefone ngiye tugere Queen turaza kuganira kumugora ndaza kubwira hano turi bwicare tukaganira please let's go Queen let's go ariko ubundi hari ikintu nshaka ko tuganiraho ubundi mu muco tuzi ko ikintu gishobora gutuma abantu batabana iyo bihera ku bisekuru birindwi kuzamura hanyuma ntekereza ko munsi yabyo aribwo biba bitemewe hanyuma nshaka kumenya isano riri hagati y'abari abasore babiri Gabi na Thomas rishobora gutuma ubabuza ku buryo babana n'umukobwa wawe ni irihe sano riri hagati yabo rituma ushobora kubabuza wenda kuba yaba ari umukene ntabwo ari cyo kibazo kuko ubukene ntabwo biba mu masano y'abantu cyangwa se ya Kinyarwanda rero nkeneye kumenya cyangwa se turifuza kumenya ikintu gituma udashaka ko basezerana babana n'umukobwa wawe hagati y'abari abahungu bombi ni iki ni irihe sano bafitanye nawe bari mu gisekuru cya kangahe ubundi ni iki bari mu gisekuru cya kangahe gituma ubabuza kubana n'umukobwa wawe ko simbabaze mwabagabo kuki buri gihe muba mushaka kunkora mu nkovu munyibutsa ko ndi incike ibi si byo twavuze papa Queen nawe weli iyo nza kuba mfite umuryango ntabwo mwakabaye muncunaguza bigeze aho ngaho subiza ikibazo ubajijwe winyura ku ruhande ngo ntawe utaba ibyo bibaho nta n'ubikurenganije nta n'ubwo ari nacyo kibazo gihari ikibazo gihari buri yabivuze ari Gabi ari Thomas bari mu gisekuru cya kangahe ku buryo wumva mwaba muhuje isano Queen se ni bikino no kutashya unturaho inzugi bimeze bite Queen ako dati imaze kujya kurusura Thomas nishimye nta kibazo ufite n'ubasha kuganira nawe nagira akanya mu mwanya kuriki Thomas akwi mu mwanya Thomas nzi se ndi muntu sinjye nagiye kureba ko kuriki uyu wirira mbwira ko bigenze bite nene ngo hano ngiye kureba Thomas ndava ushwanyana bari kubwa ngo usubira mu nzu ngibikine biki ndava hano nditegura gukobwa muzima ndagiye kwa Thomas ngeze umusomanye ngo tuganire ngo nta mwanya mfite ngibikine ngiye ukiro nabonye nta nubwo Thomas ati ngo ndasinze ibyo ndi gukora oya shakwi Thomas nuko nari umuhungu mwiza Thomas nukuntu ari we muhungu wihanganiye agasuzuguro ka mama wawe uzi ibyo ntabwo kunambaho ibyo ntabwo bivuze ko nanjye yansuzugura ariko ngafata uko yibone ngo ngiye wanganyemo umwanya noneho ngasigara nshinyuma n'ubundi bukobwa ntazi ubwari ya uramutekereje usi Thomas nzite kwi ndishobora gutuma umwana wacu adafata muri bari basore ngo babane mwaretse kunkinira ku mubyimba mwabagabo
niki gituma munyerera ku mubyimba ariko ubundi ibi byose biraterwa nuko nta n'umuryango afite je ni umuneke icara ubundi urimo urahisha iki niki kintu uri guhisha wiri wabyumvishije waho wumva ikibazo kuki urimo urakwepa mbese ibi rero nibyo bishaka gutuma ugomba kuntwara aho wavukiye nihashaka aho ari amatongo nta kibazo ibyo sinabikurenganyiriza urumva byibura ngende menye ngo umugore wanjye avuka ahangaha umuryango we washize kubera impamvu iyi niyi niba ari nibigomba ko umuntu yakwentervona tukabishyira mu buyobozi tukabijyana mu mategeko n'iki byose haba ari uwagizemo uruhare abantu twakujyana bagahana nicyo nshaka njye nakubwiye ko ku musozi navukiyeho rwose njyewe ntahibuka nta nubwo nzi naho twaje icya kabiri nta mihanda yahabaga hanyuma se ubwo tuzafata narabikubwiye ko kuva kuri kaburimbo ujyayo ari amasaha agera muri 3 ugaye amasaha muzagera kandi ubwanjye naho tunyura ntabwo mpibuka kubera iki mukuburiye mu mushaka guhora mu njombi bikwasi kuko murya mu nkomeretse bigeze ndashaka kukubwira ko nta muntu ugiyoberwa ahavuka niyo hashira imyaka 100 ako se ubundi wiri wowe ushaka iki mu buzima bwacu ngo ndamutekereje ko nazo nuko bivuga nkaho ubizi tekereza kabiri Thomas aragukunda Thomas mama we yaramusuzuguye Thomas mama we aho bigize dubara ngiye kubwira baba wiki Queen azati udashatse kumbeshya ngo umbwire ngo Thomas ngaramundaga ibiki n'ibiki mwaramfashe mumfata nk'umubebe ubu Thomas yambara runo rukweto wowe ushatse kuvuga yambara runo rukweto nisina yambara runo rukweto nanjye ubwanjye nta kambara nisina cyese urusanze kwa Thomas se none ndusanze mu muhanda Thomas uhasanze urukweto rw'undi mukobwa none nyine dusanze mu muhanda zara handi dukuye so hano mvuye reka ntekereze ko ari mushiki wa Musu yakaruhasi mushiki wa Musu akaruhasi kagasega urukweto rumwe ese ho yaba ari uguca inyuma ho uwo mukobwa yatashye yambaye rumwe aho bikize nanjye kubibwira babwiye ko njye natuma oya kuri akusubira umugabo we yaje jewe ngendeye kumenya ikibazo gihari niki ukeneye kukimenya se umucamanza urumuti uri kubangamira abana agenda mukajye muntesha umutwe zana inka papa ujye munyubaha nubwa kabiri ntuhamagaye uyu mugabo ntakajya anyubaha ukaza kuntegeka iwanjye ndakubahura bizi nubwa kabiri ntuhamagaye mwizina zana inka ndi fier yaryo data yanyisezana inka kuko yabonaga mbikwiriye kuko mbyarwa yahawe inka please nitwa zana inka nushaka uzajya urivuga inshuro 100 ku munsi papa kwi ndaryemera cyane kandi ndanarikunda yes ndizana inka ariko ndinde uyu mugabo w'inshuti yawe hari ahantu wahavuye ukuze ntabwo avuye uruhinja nta mpamvu nimwe ushobora kumpa inyemeza kutahibuka ahubwo zana inka hari ikintu ushaka kumpisha kuko niba wumva njyewe nawe turi umwe ukaba wumva uri urubavu rwanjye nta kintu ukwiye kumpisha nkuko nanjye nta kintu ndaguhisha ibyo bintu ndashaka kumenya imva n'imvano ndashaka kumenya ido nido y'ibyo byose hanyuma si uyu ni umupolisi witwaje erega uyu ni umushinjacyaha sigaho Thomas aragukunda uzi intambara rwana agashwana na mama wawe akamucira mu maso ariko akemera Thomas ni umusore mwiza Thomas aragukunda ndakwisabye wasanga ari mushiki we waje kumusura akazi yasiga reka dutekereze ko ari byo sibyo naguha umwanya mukaganira uzamenya ibyo ari byo Queen ndabizi urukundo rurababaza iyo ukunda umuntu sibyo ndabyumva agahinda ufite sibyo ariko wiba umwana rindira Thomas azaguha ukuri Queen uri kunyumva kaneza ariko atabigukora pe oya Thomas aragukunda Queen atarikora kuko nisanga bikora Yesu we
se kwiyo watekereje ibihe byose ujya ugirana na Tomasi ni hehe Tomasi yahera kuri ibyo bintu koko Queen kajya gukaraba okay genda ukarabe se mubujije Queen ngiye ntekereje abasore baba hanze ahize saha nta musore wabona nka Tomasi ntabwo yakora ibyo bintu n'umuntu umucamanza n'umwavo oya zaninka nitwa zaninka rwose mukomeze mubivuge none se ufite ikihe kibazo nawe suranyitsa zaninka uri umugabo wawe ufite ikihe kibazo none se sizina rya umva unkurira umupolisi mu rugo rwanjye It's fine. niba ari abapolisi bazanye hano niba ari abamaneko mbabarire rwose uyu we nta nubwo twigeze tunahuza no mu buzima bwanjye Ubiri ni inshuti y'umuryango uramuzi. umva ko ari n'inshuti nyine hari ubwo ari umuryango se ubundi papa kwinkubaza ikintu kimwe ko ibintu by'umuryango bimenywa nabo mu muryango tukicara hano tukabisasa inzo bitura mu muryango wazanyemo inshuti gute ko burya karenze umunwa karushyi hamagara umugabo wazanye inshuti gute mu muryango wacu kuzi ko ndi umugore wawe w'isezerano tugatwara byawe umwana wacu Queen kubera iki tuticara tukaganira ibintu byacu tukabicocagura uyu wiri wamuzanye nkandi Mama Queen, ma chérie, ma doudou, darling. Urukundo ngukunda ntabwo nshaka kugira ngo ndutatire njyewe nawe dutandukanye ku kintu cy'amafuti na nubwo Imana yabyemera wowe uwanjye uzampamba nanjye ngo cyangwa guhambe ibintu ni bibiri byo kunzana abapolisi n'abashinjacyaha n'abanazamaneko n'ibiki byose niba ari umudepite uvugira rubanda umva depite Mama Queen nyumva neza oya rwose ntabwo ndi umupolisi nijwi rye rirankorogosora mu bwonko ntabwo ndi umupolisi ntabwo ndi umushinjacyaha njye ni inshuti inshuti yawe sinjye kuyibona okay andeba siki Mama Queen, ma chérie, ma doudou, darling. Ndagukunda sinshaka kugira ngo ibi bintu bizadutandukanye ariko nakwinginze ndapfukamangira gute nta buryo ntakoreshe kugira ngo umbwire impamvu warabyanze none iki nabigusabye none ubu ndagutegetse itegure tugomba kujyayo ntaho